urumva icyo ushaka kwiga si cyo baguha, ushaka kuba umufundi baguhaye ubwarimu kandi wenda nimba utiyumvamo usa ubwarimu. ahanga mwaya mashuri ari hanze se nk'ubu ngubu hari abantu rwose ngenzi b'abashuti banjye twiganye yashakaga kwiga ibijyanye n'ubwarimu bakamuha ibijyanye na za MPG, kwiga cyangwa indimi mu buganga. cyangwa se mu buganga. Ubundi icyo ushaka kwiga ntabwo ari cyo baguha, ibyo byo rwose birazwi, wenda bigenda bica ku mpande, ibyo byo birazwi. Segisiyo ushaka kwiga ntabwo ariyo baguha, ushobora gushaka kwigira ubwarimu kumwe nabivugaga bakaguha iyo kujya kuba umufundi, yo kwiga ibiki nyine cyangwa ubwa agoronome, nyine icyo ushaka kuba cyo wowe si cyo baguha. Niyo mpamvu ubona nyine icyo kibazo kizenguruka kikagaruka ugasanga kitugizeho natwe ikibazo. Ikintu numvise ari kuvuga abantu bakwiye kwiyadabuta n'ubuzima, kwisanisha n'aho ibihe bigeze, kuba update. Kubera iki nyine uyu munsi nibyo iga ariko umenye ko ejo wongeremo AI mu by'ukuri kwiga bitakigezweho, ahubwo ongeraho bwa bwenge bukorano nibwo ari kuvuga, ubwiteho. kuko nk'ubu nk'urugero mu kanya turi kuvuga njye nshobora kujya kuri AI nkahita mukorera indirimbo cyane, kujya muri studio kujya gukora indirimbo mu ijwi ry'umuhanzi uwo ari we wese ku isi ushaka. Ushobora kugenda nkajya muri AI nkakoramo indirimbo, ushobora kujyamo nkakoramo filime, ushobora kujyamo nkakoramo ibintu byinshi cyane. Bivuze ngo uyu munsi wa none abantu benshi bagiye kubura akazi kubera AI, kuko akazi kajya gakorwa n'abantu 10 cyangwa 20 kagiye kujya gakorwa n'umuntu umwe uri gukoresha AI. Umwana yakuze icyo kinishije nicyo bamushyiramo, niba kinishije kwitwarira imodoka bahita mujyana mu ishuri ryigisha imodoka, nta kindi kintu jya kwiga imodoka. Niba ukuze wikundira kubyina jya mu ishuri ryo kubyina, uri kumva? Niba ubundi twebwe ikintu dukunda rega si byo dukora kenshi, usanga intege n'ibyo ushaka gukora baguca intege, ugasanga icyo ushaka si cyo ubonye, ugasanga no mu mitekerereze usubiye inyuma. Niyo mpamvu abanyeshuri bamwe na bamwe bagiye banatsindwa ngenda bazi, akaba yari azi imibare bakamuha kwiga icyongereza, ugasanga nyine ni ibyo bigusubiza ukibaza ati se ko twiganaga ubu wa mbere uri umuhanga mu isomo byagenze gute? Ati narashoje bama nyine kwiga icyongereza kirananira, niyo mpamvu mutsinda. N'icyo kibazo rwose hano dufite nk'abanyeshuri, tuba tuvuganira rubanda nyamwinshi, abanyeshuri bari kwiga bari gusoza. Nuvuga ngo nabo bazaza biga ibyo byitwa ko bigezweho, ariko nabo bazarangiza kwiga harasohotse ibindi. Ibyo rero byumvikane ko nta buhungiro buhari. Kwiga ubundi ngewe mbibona yuko ari ukugira ngo umenye ubumenyi bw'ibanze, ugire ubumenyi bw'ibanze bwakubashisha gutekereza, none ukaba wavumbura ibyawe byakugirira umumaro. Ikindi kintu abantu bakwitaho cyane cyane nyine, ariko cyo ntabwo navuga ngo ni urubyiruko, ngo ni umuntu ungana gute uwo ari we wese, acyumve neza kandi acyiteho. Niba atacyitaho ejo bundi nicyo kizaba kiri gukora. Ubwo mbabwire nanjye nibwira abantu bite kuri AI, artificial intelligence cyangwa se artificial intelligence, ubwenge buhimbano cyangwa se ubwenge bukorano, ubu nibwo bugiye kudomina ku isi yose. Ngira ngo nari mvuze iki kintu ngewe nari kigiye ku babyeyi, ntabwo ngize ngira no kuri urwego, ariko ngira ngo ahari nimba wenda bari kutwumva yaba badukurikiranye, ngira ngo iki kintu cyo gikwiriye gusa nkaho cyakosorwa muri ibi bigo bya segonderi bibaho rwose. Uzafata umuntu wenda wariyumvamo wenda kuba umufundi, umukanishi cyangwa se umwubatsi, wowe uhita umujyana mu kuzatwara indege cyangwa se kwiga amategeko, nubwo wamutangiye amamiliyoni ntabwo iryo somo nubwo yarifata ntakiyamera ko icya mbere cyo aba yarigiyemo atarikunda. Icya kabiri, hari n'igihe amasomo yaryo kuri we aba amukomereye. Uri kumva ako kantu? Ahubwo nk'abashinzwe ibya tekinike nyine z'uburezi, yego, ibyo kwigisha babyumvise, bakabaye niba ari n'ikiguzi runaka bisaba, umuntu yakabaye yiga icyo we yiyumvamo. Niba akana kavutse ukabona kwa kundi gatangiye guhagarara no gutambuka, ukabona gakunze nka baro, umupira w'amaguru nyine ni urugero, kari kurusha atabona kawuririra kawiyegereza, yakabaye ahita ajya mu kademi k'abana. Nanone ikintu gituma abantu barangiza kwiga bakagera hanze bakaguma kuba abashomeri n'abakene, hari nabo ikosa bakora, kuko gukora ikosa
ni byiza kuko naryo riba rikenewe kugira ngo umenye aho uri kugwa. naryo umuntu aryigiramo. Ikosa naryo ni irindi shuri, kandi iyo udakora ikintu ntabwo wakosa, ukuramo isomo. yego. Iyo ukosa rero naryo ni irindi somo rigira aho rikuvana n'aho rikugeza. Rero amakosa dukora iyo tumaze kwiga, dukomeza kugendana na ba bantu batarabona akazi n'ubundi b'abakene, tukirirwa muri karitsiye z'abakene, tugatekereza gikene, ntitwisanishe na ba bandi dushaka kuzababo ngo tugendane nabo, batumenye, batwishimire, badukunde, urumva, mbese ibintu bigende bihinduka, ahubwo tuguma muri bwa buzima n'ubundi bwabo twari bo igihe twari tukiga. Usanga umwana waho avuka, barangiza bakareba talenti ye, bakareba ngo uyu mwana ni iki yumvamo, ni icyo ashoboye, bagatangira kumutoza akiri mutoya. Ariko muri Afurika rimwe na rimwe usanga ahubwo nk'ubu nkanjye wenda numvaga naba wenda nk'umupolitisi, wenda nka minisitiri, nkavuga ngo none ubwo ntabibaye reka umwana wanjye azabibe, noneho agakoramo fosinga kuza minisitiri kandi we atabishaka, kandi wenda we afite ikindi kintu. Ese ibyo ntibyaba bituma umugambi w'amashuri upfa ubusa ukagwabira, bigatuma abana bacu biga ariko bakiga ibitazagira icyo bibagezaho? Ibyo ngibyo se Justin, ibyo bibaho. None se erega kuriya bariya bose ubona biga mu masegondere za kaminuza, ugira ngo iyo ashoje kwiga ikintu yigaga nicyo akora, cyangwa se bano bari kwaka section yo kwiga nyine toronkome, urangije toronkome ukajya mu wa kane segondere usaba section ushaka, bo baguha iyo bashaka. Reka twongere tubasuhuze mwese mukurikirana Possible TV 12, aho tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Rero twongeye twagarutse, iki ni ikiganiro ubyumva ute. Rero tuguhaye ikaze, waba uri mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se urwumva usemuriwe, turongeye turakwegereje muri iki kiganiro. Rero turi kumwe n'abatumirwa, aho twabatumiriye abatumirwa. Reka dore ku ruhande rwo hepfo batangira batwibwira. Umuhereza Fujizeus. My name is Umuhereza Fujizo. Umuhereza, tuguhaye ikaze. Ndishimye cyane kuba nongeye kugaragara kuri kamera za Possible TV 12. Yego, tuguhaye ikaze cyane. Kabisa nanjye mwanyakiriye neza kabisa. Ku ruhande rwa ruguru turi kumwe na Burishwadiri, cyamamare mu Rwanda no hanze yarwo. Duhaye ikaze rero n'abadukurikiye bose, abumva ikinyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mbahaye gutyo, ndabasuhuje. Burishwadiri, urakiriwe kuri Possible TV. Ikaze cyane, wishyire wizane. Murakoze. Ngira ngo tugiye kumarana akanya tuganira. Ikiganiro ni cya kindi ubyumva ute, tubaza kuvuga ku bintu bitandukanye kugira ngo tubashe kuba turi kumwe n'abanyarwanda aho bari hose bashe kudukurikirana. Ngira ngo uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ijyanye nuko usanga abantu benshi cyangwa se abantu biga, agahera muri materineri akiga, akagera pirimeri, akava pirimeri akajya segonderi, akava segonderi akagera muri kaminuza, ariko aya mashuri yose akayiga ugasanga ntacyo yamariye ubuzima bwe. Ese mubyumva mute? Ese ubitekerezaho iki? Reka mpere kuri umuhereza atubwire impamvu we abyumva ate, abitekereza ati. Ikibazo kiri hagati y'abo banyeshuri bahera pirimeri, segonderi biga za kaminuza, ahantu hose nyine bakahagera ari abantu bapushinga, batanga icyizere cy'uko bazavamo abantu bakomeye cyane. Ugasanga barashoje, baje mu buzima bitangiye kubacanga. Ikintu navuga, abo banyeshuri baba bafite ubumenyi bwo mu ishuri, barakomeje ubumenyi bw'ishuri, bw'imyandikire, bw'imisomere, bwo kuba abantu ba mbere, uri kumva, mu bijyanye no kuba biga mu mashuri, bakaba baba ba mbere nyine. Ubwo bumenyi wumva ko ari ubumenyi bwo mu ishuri. Iyo bageze hanze bisanisha na bwa bumenyi bwabo bwo mu ishuri, bukabagiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko hari ukumenya ubumenyi bwo mu ishuri n'ubumenyi buri aha hanze. Ikintu kibitera ni abantu baba bariraye cyane. Uwa mbere nibyo mu ishuri ndayoboye, amanota meza, nzasohoka mbona akazi, uri kumva,
ugasanga n'ibyo bintu abayemo ahozemo yazasoza aje hanze y'ishuri ugasanga ubuzima buramuriye buramukomereye cyane, ugasanga niho umuntu uhora utaka cyane ati narize ariko ubu nta kintu amashuri amariye. So ujya ubyumva, ikintu navuga abantu biga iki gihe cyangwa se n'abarangije, ubirebye wabona ari abantu bakomeye bagiye baba baraturutse mu mashuri, ari abantu bari bazi ubumenyi bwo hanze cyane kuruta ubw'ishuri. Kuko impamvu bibacanga, ubumenyi bwo hanze buba bugoye kuruta ubwo mu ishuri. Yes, urakoze cyane. Urakoze cyane. Buri shwadiro we urabibona ute? Umuntu arize materineri, yize pirimeri, yize segonderi, yize kaminuza, ariko ntacyo bimaze, ntacyo bihinduye ku buzima bwe. Ngewe ko mbyumva kandi uko mbitekereza, wenda hari na benshi dushobora kuba tubyumva kimwe, ariko ntabwo ari ngombwa ko nanone abantu bose tubyumva kimwe, gusa ntihabura abo tubyumva kimwe. Rero abo tubyumva kimwe niba bahari baze kujya muri komenti, hano muri komenti sekisheni babyandike, batubwire bati wenda aho turahuza, aho ntiduhuza, nawe utange arigima zawe ku byo ngiye kuvuga, uyu ukuntu nyine ngewe mbyumva. Rero iyo ubona umuntu yize ari amashuri yose wavuze, guhera muri garidiyene ukazamuka ukagera muri za kaminuza zose ukazikakamba, noneho ariko warangiza kwiga wasohoka ugasanga ubaye umukene, ubuze n'icyo ukoresha bya bindi wize. Uko nyine ndi gukomeza kubisobanura, urumva abantu bashyiraho porogaramingi zo kwiga, ni ukuvuga ngo baba babizi neza yuko uzarangiza kwiga ibyo bakwigishije hanze y'ishuri, uzasohoka ugasanga bitagikora, byarabaye egisipayadi, noneho ugashaka kongera gushaka ubundi bumenyi. Ariko icyo nge ntekereza ni uko ikintu kibabaje nyine kirimo, ni uko iyo uri kwiga ntabwo wigira ubuntu, hari ibyuya bisaba, hari uturima tw'iwanyu twagiye, hari inka z'iwanyu zagiye, ubwo zijya ku isoko birumvikana sindarondogora ibintu byose, hari uduhene tw'iwanyu, inkwavu zaragurishijwe, n'inkoko n'iki n'amadendo n'amasambu, byose nyine birumvikana kugira ngo ukomeze uraninge urebe ko wayarangiza. Rero abashyiraho porogaramingi zo kwiga, urumva bo baba babizi ko nusohoka ibyo bintu uzasanga hari ibindi byasohotse kandi nabyo uzakenera kwiga, cyangwa se niba unakuze wenda utarisubiramo cyangwa ubushobozi bwararangiye, abagukomokaho cyangwa se barumuna bawe nyine uko iyo generation for generations, uko ibisekuru bigenda bikurikirana, urakumva neza? Ni ukuvuga ngo nabo bazaza biga ibyo byitwa ko bigezweho, ariko nabo bazarangiza kwiga harasohotse ibindi. Ibyo rero byumvikane ko nta buhungiro buhari. Kwiga ubundi ngewe mbibona yuko ari ukugira ngo umenye ubumenyi bw'ibanze, ugire ubumenyi bw'ibanze bwakubashisha gutekereza, none ukaba wavumbura ibyawe byakugirira umumaro. Urakoze buri shwadiro. Ngira ngo hari ibyo bintu wenda abantu badukurikiranye baraza kugenda bareba mu bice bitandukanye, bajye muri komenti sekisheni batubwire, bagenda bareba no mu bice bitandukanye. Usanga dufite nk'ubu dufite ibintu byinshi, dufite wenda inzara, dufite ubukene butarangira, kandi dufite abantu bahora bagaraduwetinga buri mwaka benshi cyane, ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko ugasanga nyine no change, ugasanga ahubwo ibibazo bishobora kubaho. Ikindi ariko reka nshyireho akakiregeshwa gatoya kuri kiriya. Yego, ni ukuvuga ngo nanone ikintu gituma abantu barangiza kwiga bakagera hanze bakaguma kuba abashomeri n'abakene, hari nabo ikosa bakora, kuko gukora ikosa ni byiza kuko naryo riba rikenewe kugira ngo umenye aho uri kugwa. Ikosa naryo ni irindi shuri, kandi iyo udakora ikintu ntabwo wakosa, ukuramo isomo. Yego, iyo ukosa rero naryo ni irindi somo rigira aho rikuvana n'aho rikugeza.
rero amakosa dukora iyo tumaze kwiga dukomeza kugendana na ba bantu batarabona akazi n'ubundi b'abakene, tukirirwa muri karitsiye z'abakene, tugatekereza gikene, ntitwisanishe na ba bandi dushaka kuzababo ngo tugendane nabo, batumenye, batwishimire, badukunde, urumva mbese ibintu bigende bihinduka, ahubwo tuguma muri bwa buzima n'ubundi bwabo twari bo igihe twari tukiga. Mu bihugu byo hanze cyangwa se mu bihugu byateye imbere mu Burayi, Amerika ndetse n'indi migabane itandukanye, n'iki gihugu rega cy'u Rwanda nacyo ni icyo hanze. usanga umwana waho avuka, barangiza bakareba talenti ye, bakareba ngo uyu mwana ni iki yumvamo, ni icyo ashoboye, bagatangira kumutoza akiri mutoya. Ariko muri Afurika rimwe rimwe usanga ahubwo nk'ubu nkanjye wenda nari numvaga naba wenda nk'umupolitisi wenda nka minisitiri, navuga ngo noneho ubwo ntabibaye reka umwana wanjye azabibe, noneho agakoramo fosinga kuza minisitiri kandi we atabishaka, kandi wenda we afite ikindi kintu. Ese ibyo ntibyaba bituma umugambi w'amashuri upfa ubusa ukagwabira, bigatuma abana bacu biga ariko bakiga ibitazagira icyo bibagezaho? Ibyo ngibyo se mu Justin ibyo bibaho. None se erega kuriya bariya bose ubona biga mu masegondere za kaminuza, ugira ngo iyo ashoje kwiga ikintu yigaga nicyo akora, cyangwa se bano bari kwaka section yo kwiga nyine toronkome, urangije toronkome ukajya mu wa kane segondere usaba section ushaka, bo baguha iyo bashaka. Urumva icyo ushaka kwiga si cyo baguha, ushaka kuba umufundi baguha ubwarimu, kandi wenda nimba usa ubwarimu ahanga mwaya mashuri hanze se. Nk'ubu ngubu hari abantu rwose ngenzi b'abashuti banjye twiganye, yashakaga kwiga ibijyanye n'ubwarimu, bakamuha ibijyanye na za MPG, kwiga indimi cyangwa mu buganga, cyangwa se mu buganga. Ubundi icyo ushaka kwiga ntabwo ari cyo baguha, ibyo byo rwose birazwi, wenda ugenda bica ku mpande, ibyo byo birazwi. Segisiyo ushaka kwiga ntabwo ariyo baguha, ushobora gushaka kwigira ubwarimu kumwe nabivugaga, bakaguha iyo kujya kuba umufundi, yo kwiga ibiki nyine cyangwa ubwa agoronome, nyine icyo ushaka kuba cyo wowe si cyo baguha. Niyo mpamvu ubona nyine icyo kibazo kizenguruka kikagaruka, ugasanga kitugizeho natwe ikibazo. Ngira ngo nari mvuze iki kintu ngewe nari ngiye ku babyeyi, ntabwo ngize ngira no kuri uru rwego, ariko ngira ngo ahari nimba wenda bari kutwumva yaba badukurikiranye, ngira ngo iki kintu cyo gikwiriye gusa nkaho cyakosorwa muri ibi bigo bya segonderi bibaho rwose. Uzafata umuntu wenda wariyumvamo wenda kuba umufundi, wenda umukanishi cyangwa se umwubatsi, wowe uhita umujyana mu kuzatwara indege cyangwa se kwiga amategeko, nubwo wamutangiye amamiliyoni, ntabwo iryo somo nubwo yarifata ntacyo yamara. Icya mbere cyo aba yarigiyemo atarikunda. Icya kabiri, hari n'igihe amasomo yaryo kuri we aba amukomereye, uri kumva ako kantu. Ahubwo nk'abashinzwe ibya tekinike nyine z'uburezi, yego, ibyo kwigisha babyumvise, bakabaye niba ari n'ikiguzi runaka bisaba, umuntu yakabaye yiga icyo we yiyumvamo. Niba akana kavutse ukabona kwa kundi gatangiye guhagarara no gutambuka, ukabona gakunze nka baro, umupira w'amaguru nyine ni urugero, kari kurusha atabona kawuririra kawiyegereza, yakabaye ahita ajya mu kademi k'abana akazaba umukinnyi ukomeye, akazaba Messi na Neymar. Ibi bihugu bya Afurika byateye nako byo hanze byateye imbere, umwana iyo akuze icyo akinishije nicyo bamushyiramo. Niba akinishije kwitwarira imodoka bahita bamujyana mu ishuri ryigisha imodoka, nta kindi kintu aba ajya kwiga imodoka. Niba ukuze wikundira kubyina, jya mu ishuri ryo kubyina, uri kumva. Niba ubundi twebwe ikintu dukunda rega si ibyo dukora kenshi, usanga intege n'ibyo ushaka gukora baguca intege, ugasanga icyo ushaka si cyo ubonye, ugasanga no mu mitekerereze usubiye inyuma. Niyo mpamvu abanyeshuri bamwe na bamwe bagiye banatsindwa, ngenda bazi akaba yari azi imibare bakamuha kwiga icyongereza, ugasanga nyine ni ibyo bigusubiza, ukibaza ati se ko twiganaga ubu wa mbere uri umuhanga mu isomo byagenze gute? Ati narashoje bama nyine kwiga icyongereza kirananira, niyo mpamvu mutsindwa. Ni icyo kibazo rwose hano dufite nk'abanyeshuri, tuba tuvuganira rubanda nyamwinshi, abanyeshuri bari kwiga bari gusoza. Rero wenda ikindi kintu abantu bakwitaho cyane cyane nyine, ariko cyo ntabwo navuga ngo ni urubyiruko, ngo ni umuntu ungana gute uwo ari we wese, acyumve neza kandi acyiteho.
niba atacyitaho ejo bundi nicyo kizaba kiri gukora. Ubwo mbabwire nanjye nibwira abantu bite kuri AI, artificial intelligence cyangwa se artificial intelligence, ubwenge buhimbano cyangwa se ubwenge bukorano, ubu nibwo bugiye kudomina ku isi yose. Wenda nyuma yaho wenda kuko nta kigira itangiriro kitagira n'iherezo, abadukurikiye mutwumve mwa bantu, wenda nyuma yaho hazaza n'ikindi kiyirenze, sinzi ukuntu kizaba cyitwa ariko nacyo kizaza. Richard naguciye mu ijambo akantu uvuze ko kwihangira ubwenge bakoreshe AI cyane. Hari irindi jambo bavuze mu Kinyarwanda, ubwenge buhimba nyine AI ni A na I, artificial intelligence cyangwa se artificial intelligence, ni ubwenge bukorano. Ni ukuvuga ngo inganda, biro nyinshi cyane zirimo zirakoreshwa kuko ubu ngubu nk'umuntu ari kwiga, wenda urugero agiye kwiga amategeko y'umuhanda, ngo haye akagero koroshye, yego, ngo azabone provisoire nyuma abone perime, azashaka imodoka atwara. Ibyo ngibyo ni iby'agahe gatoya cyane, kuko ejo bundi hazaba haje AI uzajya ushyira mu modoka yawe. Niba ushaka nko kuva hano, urabona hano turi Nyarugenge, yego, cyangwa hano ni muri Gasabo, hano ni muri Nyarugenge, urumva, tuvuge ko ushaka kujya wenda Icyangugu, ariko Icyangugu irindi zina ryaho ni irihe? Rusizi. Tuvuge ko ushaka kuva hano i Nyarugenge ugiye i Rusizi, ni ukujya ugenda mu modoka, ukicara mu modoka yawe, ukifata neza. AI ikaba ariyo imenya, wenda ukayisetingamo cyangwa ukavuga ukoresheje ijwi uti nshaka kujya i Rusizi ku iduka iri n'iyi, umudugudu uyu n'uyu, isibi iyi n'iyi, aha naha niho nshaka kugera. Izajya igenda ikugezeyo. Ibyo bindi bihugu byateye imbere se n'ibyatangiye mu Bushinwa biriyo n'ahandi n'ahandi. None ubwo urumva niba uri kwigira perime cyangwa iki, bizakumarira iki ejo bundi ko bizaba bikwiriye isi yose. Niyo mpamvu rero ndi kubwira abantu, ntabwo ndi kwamamaza AI, njye ni ukukubwira ikigiye kuba kigikora kidomina, kugira ngo nawe wihitiremo ikikufitiye umumaro. Ariko nanjye iki ijambo nakubwira buri shodi n'umuvuguruza gakeya, nubwo wenda tutaje guhana. Oya, kumvuguruza biremeye, ni nabyo mba nshaka, kugira ngo dukubite deba, noneho abantu ahubwo bo bihitiremo. Ntabwo ari ngombwa yuko abantu bakurikiza ibyo mvuze. Icya mbere, ubuzima ubu turimo, wowe uri kubujyana k'imbere buzaba ari bwo bukakaye kurusha. Ntabwo ari kera. Erega ubu turiho nibwo ubu tubona. Ubuzima mvuze ubu, abantu ahubwo mwiga. Hari n'igihe turi muri iki kiganiro usanga byatangiye. Oya, ntukabere ibintu ako kanya. Umva ikibazo kimwe ahangaha, abiga ahubwo nibagomye banige bashyiremo imbaraga. Ubu se bishobora kuza wenda n'uwo mushinga bapanze ukabura apfuye, kugeza udatekereza ko izo AI bidashobora kuzaba imfube, ibihugu bimwe na bimwe bikanga ko izo AI zigiramo cyangwa se zikoreshwa. Uretse ndangize, erega ubuzima bwiza nubwo tubayemo, ubwejo si tubizi. Kuvuga ko buri shodi ari kuvuga ngo abantu bareke kwiga se? Oya, ntabwo yavuze ngo bareke kwiga, ari kubumvisha ko ejo hazaza igisimbura ibyo bize. Yego, ntabwo iryo uri kumva. Ikintu numvise ari kuvuga, abantu bakwiye kwiyadabuta n'ubuzima, kwisanisha n'aho ibihe bigeze, kuba update. Kubera iki? Nyine uyu munsi nibyo iga, ariko umenye ko ejo wongeremo AI mu byo kwiga bitakigezweho, ahubwo ongeraho bwa bwenge bukorano nibwo ari kuvuga, ubwiteho. Kuko nk'ubu nk'urugero, mu kanya turi kuvuga, njye nshobora kujya kuri AI nkahita mukorera indirimbo cyane, kujya muri studio kujya gukora indirimbo mu ijwi ry'umuhanzi uwo ari we wese ku isi ushaka. Ushobora kugenda nkajya muri AI ngakoramo indirimbo, ushobora kujyamo ngakoramo filime, ushobora kujyamo ngakoramo ibintu byinshi cyane. Bivuze ngo uyu munsi wa none abantu benshi bagiye kubura akazi kubera AI, kuko akazi kajya gakorwa n'abantu 10 cyangwa 20 kagiye kujya gakorwa n'umuntu umwe uri gukoresha AI. Ariko aza gasetinga ibindi bikiko. Buriya mu Justin sinzi wenda niba ari njye nyine ubyumva cyangwa se mbufa, burangiyeho barakubuzima bwiza ari ubwo ndimo. Ariko ndimo uzi impamvu buretse se. Aho rero niho bipfiriye, niho biri gupfira nyine. Niyo mpamvu n'abantu bariga bagasoza amashuri ariko ntibigire icyo bamara. Kubera iki?
bari mu buzima nyine barimo ntabwo Ese bari ubwenge. reka uretse mubaze gato reka mubaze uretse gato utanigana ijambo uretse utanigana ijambo nkabyibagirwa navuga vuga nanjye yari kumenya ko ufite ijambo. utanyibagiza yego Yego. urakomeza ntabwo ari ukukwambura ijambo waruvuze ngo ubuzima bwiza ni ubu ngubu tubayemo buri gakondo si cyo ashatse kuvuga noneho rero ndashaka kukubwira ko ubundi ubu buzima uri kwita bwiza buryohereye bumeze nk'isukari ni ikishi mu cyongereza nibyo twakwita nka silent killer umwicanyi wa bucece ni uburozi ni ukuvuga ngo ikintu cyose kiryohereye muri iyi si ikintu cyose kikunejeje burya ntabwo kiba ari cyiza ahubwo kiba ari cyo kibi kurushaho uzarigata isukari wumva ukuntu iryohereye none se nyuma bigenda bite bwazagende wicire ikibabi cy'umuravumba igihe kenye wumva ukuntu gisharira ariko nta nzoka uzarwara nta n'uburwayi ubwo ari bwo bwose buzafata ariko ikintu cyo nabasha mwebwe mwirinde gukora ibintu ngo ni uko byoroheye ubuzima bw'abantu reka ubwiye mu Justin hari n'ikindi kintu cyica abantu benshi sibyo se umuntu akaza akagusetinga muri mindset zawe kenshi aribwo uzaba umeze neza kurusha hari igihe byakomera kurusha nyine wenda icyo twabwira abanyarwanda bari kutwumva abantu ni biyapudete biyadabute bihuze mu buzima bwose kwihuza n'ibihe tugezemo ability to keep up with all days ni ukwihuza n'ibihe ability to keep up with the time mbese ni ubushobozi bwo kwisanisha n'aho isi igeze oya ariko reka mubwire n'abanyeshuri biga sibyo bagenda bakoresha ubumenyi bwinshi kuko n'ikintu njyari ikintu njya nshidikanyaho nkagira n'ikikango nkageza naho ndwara gutitira abanyeshuri biga iki gihe uri kumva n'ahantu twatangiriye baza bataka ngo twarize ngo twabuze akazi biterwa n'iki mu Justin mindset zabo nyine bigishwa ibintu bibahora mu mutwe uri kumva urasohoka mu ishuri umuntu wa danje uri kumva ubwo nyine bo abari mu ishuri biha amahirwe menshi bo baba bifitiye icyizere nyine kuruta ba bantu nyine bibereye hanze bo bari kumenya ubuzima bwose ubuzima rusange n'izo AI buri ushobora nko gusanga nk'abantu bakoresha AI ari abantu batajya mu ishuri si byose batanarikandagiye ubwo bo bari gusatira ibyo bihe buri shodiri yavugaga bishoboka ko bari gusatira ibyo bihe nyine basaza bakisangamo ugasanga aho kubyisangamo hari ababi batanzemo bikababera ibibazo uri kumva icyo kintu ariko nyine ubuzima sinzi ukuntu ntabuvuga nta formule bugira ku ubuzima ni life it's up and down ni gatebe gatoya abantu ubundi kwiga ubundi ni formule bavuga yego nawe ukivumburira kandi ubuzima ntibugira formule bivuze rero ngo ubwo bumenyi wize ntugomba kubugungirira hamwe cyangwa se kuguma ahantu hamwe kubugumisha uko butembereze budevelope ubwagure genda ubwagura wongere ubwagura ikinyarwanda kirakomeye abanyarwanda ikinyarwanda kiragikomeye ubwagure bugere kure nuramo kuvuze ngo narize ngo nize ibi n'ibi ibyo ngibyo bizagera aho bigire gute bita agaciro nagira ngo rero tubwire abanyarwanda n'abanyarwandakazi tubabwira ngo mureke twihuze n'igihe twisanishe n'aho isi igeze waba ufite profesora dogitora waba ufite icyo waba ufite cyose uzi ko uba ushobora kuba uri dogiteri runaka ukomeye cyane warabyize imyaka n'imyaniko njye nkajya kuri AI isaha imwe ikahita inyigisha ikintu wowe wize imyaka 15 nkahita nkimenya kandi nkagikora kigacamo ariko mu Justin turasoza ikintu nshaka kubwira abanyarwanda cyangwa se ubutumwa natanga naho abanyarwanda uri kubyumva nibisanishe n'ibihe turimo yego urumva utaje ku ruhande rwanjye oya ntago ari ku ruhande rwawe rega ntago ari uruhande rwawe abantu bose bisanishe n'ubuzima aho isi igeze kabisa turi gusoza rero nagira ngo bishobore buri wese agenda atanga inama y'amasegonda 30 waha iki inama hari akantu twavuzeho ntabwo nzirimo turagaruka kuri kino kiganiro ariko twavuzeho akantu kamwe gahita kazana ikindi mwibuke ko twavuze ku bijyanye n'ababyeyi babona babyara abana nk'igihe bamenye impano ziri muri bo ngo arizo baprovinga cyangwa arizo bakuza aho ugasanga barashaka ko bya bindi bababyeyi bananiwe gukora babana nabo bazabikora bigatuma abana babaho mu buzima butameze neza bitewe n'uko bahaswe
kwiga cyangwa se kumenya ibintu batakabaye bamenya bitabarimo. Tuhita tubona hari undi mugabane wa kabiri waje, sinzi niba tuzawuvugaho, uvuga ngo noneho n'abashinzwe uburezi, umwana ariga akaba ashaka kuba ikintu runaka, kwiga segisiyo runaka bitewe n'uko abyumvamo cyangwa bikunze, noneho bakamuhitiramo indi segisiyo atigera anatekereza mu buzima bwe. Bamwe bakadeviya kwiga bakabivamo, abandi bakiga ariko ntibazabikora. ntacyo bizamara. Bigatuma igihugu cyacu gihomba, sosiyete nyarwanda ihomba, abanyarwanda bagahomba, baba ababyeyi bagahomba, kandi baratanze harya n'inkwavu n'iki, inkwavu zarashize mu biraro, inka zarashize, ingurube zarashize, inka zarashize mu mu magambo biraro. makeya umutungo warabashizeho kandi bitazagaruka. bitazagaruka. Rero nagira ngo kuri icyo nahise inyuma gato kugira ngo mutange some advice cyangwa se mugire abantu inama ibyo bakwiriye gukora. Duhere kuri kumuhereza niwe ukiri umujene cyane. Njye inama nabaha, muntu wiga, menya ko ababyeyi bawe baspendinga kuri wowe kugira ngo uzagire nta nubwo buri umwe mu rugo. nta nubwo buri umwe mu rugo. Ababyeyi bawe spendi bagutaho nk'umunyeshuri cyangwa se abantu mwiga. Inama nakugira rero, isanishe n'ubuzima bwose, wikitwaza ngo ngiye ngo ndiga, ngo ngiye ninsoza nzabona akazi. Wowe ahubwo koresha imbaraga zawe, ukoresha ubumenyi bwo mu ishuri. Nanakugira inama yo kumenya ubumenyi buri aha hanze. Kuba uri mu ishuri ntibivuze kutaziga ngo usubike. Buriya amashuri iyo wiga nta kurangiza kuhaba, babyita gusubika. Uzasubika uze mu ubwo buzima busanzwe, uze ushaka ubundi bumenyi buri aho hanze. Nkugiriye inama, menya ibintu bibiri: menya ubumenyi bwo mu ishuri, umenye n'ubumenyi buri hano hanze, ndetse unatekereze ku mutungo wanyu bagutanze cyangwa spendi bagiye babatangaho, kandi baba bizeye ko bizagaruka namwe bikabagirira umumaro. Inama rero nabagira, isomo riri mwaho, menya ubumenyi bubi, ubwo mu ishuri n'ubwo hanze. Birakomeye cyane. Ngira ngo umuhereze mwamwumvise uburyo atanze inama. Reka twakire na Bushwadiri nawe agira icyo avuga, turi kujya dusoza ikiganiro cyacu. Njyewe rero icyo nababwira bantu mukurikiye Possible TV 12, isi turimo iragoye kandi iraruhije, nta n'igihe itazagora, nta n'igihe itazarushya. Ahubwo icyo mugomba kumenya ni ugukora cyane mu bitekerezo, mugakoresha imbaraga z'ibitekerezo kurusha gukoresha imbaraga z'umubiri. Iz'umubiri hari ibyo zizakenera kugufasha, ariko mwibande ku mbaraga z'ibitekerezo. Mutekereze cyane 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 kandi cyane. Ni Bushwadiri, murakoze. Banyarwandakazi, ndabona tuzakigarukamo kino kiganiro, numva tutagishoje neza kuko numva hari ibintu byinshi byo kuvugwaho. Nanjye nubwo ndi inyuma ya kamera, nababwira ngo buri wese yihuze n'ibihe, kandi kwiga ntibirangira. Komeza wige, si ngombwa iyo segisiyo wahisemo cyangwa se wize kuko ishobora kuzava ku isoko. Gerageza ushyiremo n'ubundi bumenyi. Ntabwo mu ishuri, ntabwo mu ishuri ariho hari ibintu byose ukeneye mu buzima bwawe, ni bazi twabivuze. Ahubwo hari n'ibindi bintu biranze bicara ukeneye kubona. Rero abafite ibyo batubaza cyangwa se inyunganizi y'ibitekerezo, bajye kuri komenti bandike, bajye ibyo batubwiraho, ndetse n'ibingibi twavuze nabyo dufatanye tubisunike, bigire aho bigomba kugera, yaba ku babyeyi, yaba ku bashinzwe education, bihagere kugira ngo tubashe kugira umusaruro. Rero nabasezeye, yari Justin ndetse na umuhereza Fujizeus ku mbuga zanjye zose. Bushwadiri, ciao ciao. Mukomeze mugubwe neza, ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.